muhawe ikaze mwe mudahema gukirana Evariste Eva TV umunsi ku wundi. Rero ngira ngo nk'uko mumaze kubimenyera muri iyi minsi turi ku gitabo cyitwa Umugenzi, tubibutsa ko ari igitabo gishushanya urugendo rw'umukristo agana Isiyoni, ava muri iyi si izashira, iyi si izarangira. Rero iki gitabo kitwereka urugendo umukristo akora, ibyo ahura nabyo agana Isiyoni. Rero dorukana umugabo witwa Mukristo ari we ubishushanya uyu mugenzi uri mu nzira, ahuye na bwenge bw'isi hanyuma aramuyobya. Nyuma yo kumuyobya aza guhura n'undi mugabo ku bw'amahirwe witwa Mubwirizabutumwa, amugira inama ya kigabo, amugira inama y'uko yasubira mu nzira hanyuma agakomeza urugendo. Mukristo nawe ntiyanangiye umutima ndetse ntiyamwangiye, ahubwo yakomeje urugendo. Reka tumenye aho uru rugendo rwe rukomereje, ibyo agiye guhura nabyo muri uru rugendo tugiye kurebana, tugusaba ko wakuramo amasomo akomeye agufasha muri uru rugendo turimo rugana Isiyoni. Muze kuryoherwa n'iki gice cya 7 cy'umukristo mu rugendo. Umwanditsi w'inkuru akomeza atubwira ngo nuko umukristo agenda yihuta, ntiyagira uwo bavugana mu nzira, kandi umubajije ijambo ntamusubize, ahubwo agenda nk'uca ahavuzanwa. Ntiyabasha kwibwira ko avuye mu kaga ataragera mu nzira, yaretse akumvira inama ya bwenge bw'isi. Hashize umwanya agera ku irembo. Hejuru y'iryo rembo hari handitswe ngo mukomange murakingurirwa. Nuko akomanga ubwa mbere n'ubwa kabiri, arakomeza agira kenshi kandi aririmbisha ati, ab'imbere ndabasaba mwemere ko ninjira, nubwo nyine inzu mwiza nzi ko namugomeye, simbikwiye na hato, ariko anyinguriye sinzasiba iteka ryose kuririmba ishimwe rye. Nyuma ku rugi rwaho haza umuntu witwa Rukundo, aramubaza ati, urinde, uturutse he, ubundi urashaka iki? Mukristo ati, ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byinshi bindemereye. Rero nurutse mu mudugudu witwa Rimbukiro, ndajya ku musozi Siyoni kugira ngo nyizwe umujinya wenda gutera. Noneho ndashaka kumenya yuko wemeye kunyungurira, kuko nabwiwe yuko inzira ijyayo ica kuri rino rembo. Nuko Rukundo aramubwira ati, ndabyemeye rwose. Avuze atyo aramukingurira, nuko amukururira amwinjiza vuba ndetse amwinjiza muri iryo rembo. Mukristo aramubaza ati, unkururiye iki? Undi ati, hafi y'iri rembo rero hari igihome gikomeye cyitwa Bezebuli, niwe mutware wacyo. Uwo nabo babana barasa abegereye iri rembo kugira ngo bapfe batarinjira. Mukristo aramusubiza ati, nubwo binteye ubwoba ariko ndanezerewe. Maze kwinjira, umukumiriza aramubaza ati, ninde wakuyoboye iyi nzira? Mukristo aramusubiza ati, ni Mubwirizabutumwa, niwe wanegetse kuza aha ngo nkomange nk'uko nkoze, kandi ngo uri bumbwire ibyo nkwiriye gukora. Rukundo ati, urugi rukingutse rushyizwe imbere yawe, nawe ubasha kurukinga. Yarashatse kuvuga ngo urugi rukingutse rushyizwe imbere ye, kandi nawe ubasha kurukinga. Nuko umukristo aramubwira ati, nonaha nangiye kureba umumaro uvuye mu bwihare bwanjye. Rukundo ati, niki gitumye uza wenyine? Umukristo ati, nuko mu baturanyi banjye ari nta n'umwe wamenye ko ari mu kaga nk'uko njyeweho nabimenye. Nuko Rukundo ati, ntawamenye yuko uri buze? Mukristo ati, umugore wanjye n'abana banjye babanje kubona ko ngenda, barampamagara ngo ngaruke, kandi n'abaturanyi banjye bamwe bahageze banampamagara ngo ngaruke, maze nipfuka mu matwi ndaza. Rukundo ati, ntawagukurikiye ngo akoshye kugaruka se? Mukristo ati, mudakurirwa ku ijambo na nyamurya iryo nino bankurikiye, maze babonye yuko nabakundiye mudakurwa ku ijambo asubirayo anuka, ariko nyamurya iryo nino azana nanjye umwanya muto. Nuko Rukundo aramubaza ati, niki cyamubujije kugera aha? Mukristo ati, twazanye kugeraho twagereye ku isayo gahinda gasaze, dusangamo gitunguru, maze uwo muturanyi wanjye nyamurya iryo nino akuka umutima, ntiyakunda gukomeza inzira, ahubwo agana ku ruhande rw'isayo rugana iwabo arisayura. Arambwira ati, ngusigiye icyo gihugu cyiza, aba ari wowe ukiragwa wenyine. Maze tugenda inatane, akurikira mudakurwa ku ijambo, noneho njyeweho nza kuri rino rembo. Rukundo ati, iri ni ishyano, ndamubabariye,
mbega akunda ubwiza bwo mu ijuru ku rwego ruke rutamwemeza kwihera ngo abone ibirushya naho byaba ari bikeya. Mukristo ati ibyanjye mu gihe hirya no hino mbivuze uko biri, ariko navuga n'ibyanjye n'ibyabiruta. Yasubiye iwe koko, ariko nanjye nayobejwe guca mu nzira y'urupfu kuko noherejwe, ndetse nayobejwe n'amagambo y'uwitwa bwenge bw'isi. Rukundo ati niwe mwahuye, nzi yuko atabuze kukugira inama ngo ujye ku nshuti ye mwicisha amategeko yo kuruhurwa nawe. Bombi ni abariganya gusa, mbese wumva iyo nama? Mukristo ati nayumviye ngeze aho ubwoba bwamburije, nagiye gushaka mwicisha amategeko, ngeze aho nibwiriye yuko uwo musozi weranye n'inzu ye ugiye kungwira, sinabuze guhagarara. Nuko Rukundo ati uwo musozi wishe benshi kandi uzica n'abandi benshi, wahiriwe rero wowe utamena. Mukristo ati nahiriwe koko, ubu sinzi uko mba meze iyo yaba amubwirizabutumwa tutongeye guhura ngo asange nibwira imibabaro yanjye. Gusa nagize Imana ko yongeye kuza aho ndi, kuko mba ntabashije na hato kuza aha. None nje ngo undebe uku, ikiruta nuko nakishwe n'uwo musozi biruta ko nahagararanya mvugana n'umwami wanjye, kandi ungiriye ubuntu bwinshi kuko wemeye kunyinjiza aha. Nuko Rukundo ati nitugira uwo tubuza tumuhoye icyo yakoze ataraza aha, naho byaba byinshi bibi nitubirukana na hato. Noneho rero Mukristo mwiza, reka ngwerekeze akanya gato mwigisha iby'inzira ukwiriye kunyuramo. Reba imbere, urareba iriya nzira ifunganye, niyo nzira yawe yaharuwe na ba sogokuruza bera ndetse n'abahanuzi ba kera, na Kristo ubwe n'intumwa ze. Rero igorogorotse ubudakebakeba niyo nzira yawe. Mukristo ati nawe icyamiye se, cyangwa se ihuriye n'izindi byatuma uhageze atabasha kuyoba? Rukundo ati ihuriye n'izindi nyinshi koko, ariko izo zirakebakeba kandi ni ngari, nyamara ubasha gutandukanya inzira nimbi utya, kuko inzira yonyine ariyo igororotse ifunganye. Nuko umwanditsi akomeza atubwira ngo maze ndota Mukristo amubaza kandi yuko abasha kumukuraho umutwaro ahetse, kuko yari atarawukurwaho kandi atabashije kuwikuraho na hatoya. Nuko Rukundo ati wihanganire kandi uwo mutwaro uhetse ugere ahantu ho gukirizwa, kuko ariho uzivushiriza mu mugongo wawe ukagwa, ndavuga uwo mutwaro ukagwa. Maze Mukristo arakenyera yitegura kugenda. Rukundo aramubwira ngo niwica umwanya uragera ku nzu ya musobanuzi, kumange ku rugi ari bukwereke inzira cyane. Maze Mukristo amusezeraho ati aheza ku Mana. Reka tugushimire wowe wafashe umwanya ugakurikirana iyi episode ya 7 mu gitabo cy'umugenzi, aho tumaze kubona urugendo rwa Mukristo. Yari afitanye ikiganiro na Rukundo, ni ikiganiro cyari kiryoshye cyane kuko cyari cyuzuyemo amagambo ahumiriza ndetse akomeza umuntu muri uru rugendo, kandi amwerekeza ku wundi mugabo witwa Musobanuzi. Mbese Musobanuzi azamubwira iki? Mbese Musobanuzi azamusobanurira iki? Reka tuzabure mu yindi episode. Tugusaba ngo ni utakora subscribe yikandeho, kandi tubusabe mukore share kugira ngo abandi babashe kubona ubutumwa. Ngira ngo buraryoshye kuko nanjye buri kumfasha muri uru rugendo. Mugire amahoro, Imana ibamugishe.